tudatsinziraho n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo wakora iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni channel bagezaho amategeko y'umuhanda, by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Niba uri mushyashya kuri ino channel tuguhaye ikaze. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ukibuka gukanda like kugira ngo tutazongera kuburana. Ikindi kandi ukibuka gusiga comment y'amanota tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe, kandi ukanayisangiza inshuti zawe. Reka nkwibutse ko ushaka kode wanyandikira kuri iyo nimero 0793589445 cyangwa se ukamamagara kuri iyo nimero yindi yo hasi nkaba ntagufasha. Ikindi kandi reka nkwibutse ufate agakayi n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uriya amanota bari kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Turatsinziraho n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurumuri tugomba kuba nijoro igihe ijoro rikeye, cyangwa se tugomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Ese iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijoro rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? A. muri metero 100, B. metero 150, C. metero 200, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni metero 100 cyangwa ni B ni metero 150? Ese ni C ni metero 200 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese utwo tugarurumuri tugomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Twandike. Hano igisubizo ni B, metero 150. Hano iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijoro rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 150. Igisubizo ni B, iyo ntera ingana na metero 150. Tudatsinziraho n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? A. umukara, B. umweru, C. ubururu, D. umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni umukara cyangwa ni B ni umweru? Ese ni C ni ubururu cyangwa ni D ni umutuku? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi icyo cyapa kirangwa n'ubuso bw'irihe bara? Twandike. Hano igisubizo ni B, umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi cyaba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ndetse n'ubuso bw'umweru gusa. Muri rusange ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera cyangwa se bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ariko icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi nk'uko bigaragara cyo kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru gusa. Niyo mpamvu rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu ugeze muri rusange kivuga ko aho hantu ugeze hatanyurwa mu byerekezo byombi. Igisubizo ni B, umweru. Tudatsinziraho n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Ese amatara cyangwa se nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? A. muri metero 100, B. metero 50, C. metero 40, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni muri metero 100 cyangwa ni B ni metero 50? Ese ni C ni metero 40 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana iki? Twandike. Hano igisubizo ni C, metero 40. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana na metero 40. Igisubizo ni C. Nkomeza kugusaba niba uri mushyashya kuri ino channel ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya agufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire mu gihe wayize neza. Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Kandi ikindi iyo uyikoze buri uko dusohoye video
tuba uwa mbere kuba wayibona. Niyo mpamvu tuba tubasaba kuyikora kandi ukibuka gufungura inzogera aho hantu uyikoze. Ikindi kandi ugakanda kuri iki gikumwe kireba hejuru cyitwa like kandi ukanayisangiza inshuti zawe. Rero bikora nk'uyikorera kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Tudatsinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? A. Iby'inyuma ni metero 3. B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Iby'inyuma ni metero 3 cyangwa ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ku kinyabiziga cyangwa se ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Cyakabaye C. A na B ni ibisubizo by'ukuri ariko iby'inyuma ubundi aba ari metero 3 na santimetero 50. Murabona ko nyine bakaso santimetero 50, bivuze ngo igisubizo gisigaye cy'ukuri ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Tudatsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni icyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? A. Wakongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano wowe urarana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukongera umuvuduko cyangwa ni B. Kugumana umuvuduko wari uriho. Ese ni C. Kwitegura guhagarara cyangwa ni D. Gufata feri cyane. Ese hano ni icyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Twandike hano igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Hano nta kindi wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Hano ugomba kuba wakitegura kuba wahagarara kugira ngo mu gihe itara rihindutse umutuku uhagarare neza witonze. Niyo mpamvu rero hano uzasanga mu bindi bibazo bimwe na bimwe bakubwira ko ugomba kuba wahagarara nimba nta cyago wateza, kuko hajyamo umuhondo uhita uhinduka umutuku nta gihe kinini bitwaye. Bivuze ngo uwo muhondo uguteguza guhagarara, n'ubundi iyo ubona nta cyago watera uba ushobora kuba wahagarara. Muzabisanga mu bibazo bimwe na bimwe tuzagenda duhura nabyo. Niyo mpamvu igisubizo ari C. Tudatsinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni iherezo ry'inzira y'abanyamaguru cyangwa ni B. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi? Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta nzira ihari. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Icyapa kiri mu byapa ndanga bibutsa ko biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Nababwiye ko ku byapa ndanga no ku byapa bitegeka iyo bashyizeho uno murongo utukura bisobanura iherezo. Bivuze ngo nimba iki cyapa cyavugaga umuhanda urombereje ibice byinshi, iyo bashyizeho no murongo utukura bisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Musaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, wibuke gukanda kuri iki gikumwe kuko nibyo bitugaragariza ko ino video hari umumaro yakugiriye kandi wayikunze, kandi ukibuka gusiga comment y'amanota yawe cyangwa se igitekerezo cyawe kuko nacyo kiba gikenewe. Kankwibutse ko nanone wayisangiza inshuti zawe, waba ushaka kode ya provisoire ukamamagara kuri nomero naguhaye nkaba nagufasha. Tudatsinze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umuhanda uzenguruka cyangwa ni B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. Ese ni C. Aho banyura bazengurutse cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo.
ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki, cyangwa se ukibonye gisobanura iki? Twandike hano igisubizo ni C, aho banyura bazengurutse. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu, mu ibara ritukura, ubuso bwera cyangwa se bw'umweru, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa iyo ukibonye aho ukibonye kikubwira ko abantu ugeze ari aho banyura bazengurutse cyangwa se muri rompuwe, bityo ukwiye kugenda ari kunyuze aho abantu banyura bazengurutse, kandi kikakuburira ko nyine imbere ugomba kumenya uko witwara nyine aho banyura bazengurutse. Zatinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujijwe kunyuranaho. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere, cyangwa ni B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri? Ese ni C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda, cyangwa ni D, birabujijwe kunyuranaho? Ese hano iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D, birabujijwe kunyuranaho. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, bibutsa ko ibyo byapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga, mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero nta kindi icyo cyapa kikubwira, kuko muri kubibona kikubuza kunyuranaho, bivuze ngo cyane cyane uruhande baba bashaka kugaragaza ni uruhande rw'ibumoso. Ko ku bantu barebye video yabanje, muri video zabanje, iki cyapa bakibajije babaza ngo ese icyapa kivuga kunyuranaho bikorewe ibumoso kirangwa n'iki, cyangwa se kirangwa n'ibimenyetso cyangwa ibirango by'aya mabara, hari yisubiza umutuku n'umukara. Niyo mpamvu hano mugomba kumenya n'ubwoko bwabyo ndetse n'ibisobanuro byabyo. Tudatsinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, ni icyo wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Ese mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, ni icyo wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? A, gucuranga umuziki cyane. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ugucuranga umuziki cyane, cyangwa ni B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba? Ese ni C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano ni icyo wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Twandike hano igisubizo ni C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Hano mu gihe uri mu rugendo rurerure kandi uri mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, nta kindi wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi, ugomba kuva muri uwo muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Bivuze ngo nyine na guhagarara ahabugenewe, cyangwa se aho guhagararwamo habikwemerera nyine, cyangwa se haguha ubwo burenganzira, ukaba wabanza ugatuza, ugafata akayaga, ukabona gukomeza urugendo. Natinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti mu gihe ukurikiranye na romoroki, ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese ni ukubera iki mu gihe ukurikiranye na romoroki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'iyo romoroki? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba, cyangwa ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo? Ese ni C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye, cyangwa ni D, bikurinda umuyaga? Ese hano ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Twandike hano igisubizo ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Hano mu gihe ukurikiranye na romoroki, nta yindi mpamvu ituma ugomba gusiga umwanya hagati yawe nayo, bifasha cyangwa se bifasha umuyobozi wayo kuba yakurebera mu ndorerwamo, cyangwa se muri rotorovizeri, akareba nyine icyo ushaka gukora, niba ushaka kunyuranaho ukaba wanyuranaho, ariko nyine nta bundi buryo bundi bubayeho uretse gukoresha nyine izo ndorerwamo cyangwa se izo rotorovizeri. Niyo mpamvu rero hano uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo, kuko aba ari ndende, kugira ngo nyine bifashe umuyobozi wayo kukurebera mu ndorerwamo. Tudatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ubugari bwa romoroki kuri n'ikinyamitende 3
ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ubugari bw'urumuri ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibihe bipimo? A. Santimetero 75. B. Santimetero 125. C. Santimetero 265. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni santimetero 75 cyangwa ni B. Ni santimetero 125. Ese ni C. Ni santimetero 265 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bw'urumuri ikuriwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko ubugari bw'urumuri ikuriwe n'ikinyamitende 3 butagomba kurenza santimetero 50 ku bugari bw'iki kinyabiziga, naho ubugari budakuka bukaba metero 2 na santimetero 50. Niyo mpamvu rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko nta santimetero 50 bashyizemo bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatsinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ese icyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni, icyo cyapa kirangwa n'iki? A. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ari A. Ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ese ni C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni, iki cyapa kirangwa n'iki? Twandike hano igisubizo ni C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, cyangwa se ni uruziga nyine ruri mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru cyangwa se bwera, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Kuko none babwiye hari igihe baba bashaka kukikubaza ari icyapa, bakakubaza iki cyapa gisobanura iki, cyangwa se bakakikubaza ari amagambo nk'uko mukibonye. Batsinze n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ritegura kunyuranaho ibumoso. Esa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga witegura kunyuranaho ibumoso, ni iki ushobora kuba wakora? A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo, cyangwa ni B. Sinshobora kumunyuraho. Ese ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga yitegura kunyuranaho ibumoso, ni iki ashobora kuba yakora? Twandike hano igisubizo ni C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ushobora kuba wanyuraho cyangwa se wanyuranaho uciye ibumoso ariko ubonye ko ufite umwanya uhagije, kuko nk'uko muri kubibona kuri ino shusho ni mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ariko nanone ino modoka ikuri imbere iri ku murongo ucagaguye. Bivuze ngo rero ushobora kuba wanyuranaho ariko ubanje kureba ko ufite umwanya uhagije. Musaba gukora subscribe, dukomeze kubana umunsi ku munsi, wibuke gukanda kuri iki gikumwe nimba wifuza kujya dukurikirana, kandi ntibagire comment y'abantu tugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe, wanayisangeze inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Tatinze n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B. Ntihanyurwa. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe, cyangwa ni B. Ntihanyurwa. Ese ni C. Ni umuhanda udakomeza, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, nubwo twabonye ibyapa bibuza ikibiranga mu bibazo bibanza, ariko iki ngiki nubwo kiri mu ishusho y'uruziga bugizwe n'ibara ry'umutuku mwinshi ndetse hakazamo
n'icyo twakwita ikirango cyangwa se umurongo uciyemo w'umweru, ariko iki nacyo kiri mu ishusho, kiri mu byapa bibuza. Rero kivuga ko aho hantu ugeze hatanyurwa, bityo ntabwo uba ugomba kunyura aho hantu, ugomba gushaka indi nzira unyura. Twatsinze n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Se umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho ni iki agomba kuba yakubahiriza? A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda cyangwa ni B. Kongera umuvuduko. Ese ni C. Guhagarara cyangwa ni D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho aba agomba kubahiriza ibihe muri ibi bikurikira? Twandike hano igisubizo ni A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye ko hari undi ugukurikiye ashaka kukunyuraho, ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe rugari cyangwa se umuhe umwanya uhagije akunyureho yitonze, kandi nawe ugende witonze, bityo nawe uze kubona umwanya mwiza wo kuba wasubira mu murongo. Niyo mpamvu rero hano ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ariko nanone utarenze umuhanda, ariko nanone ukamuha umwanya wo kukunyura. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda nibyo agomba gukora. Tatsinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yari cagaguye bangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka itambuke cyangwa se zitambuke neza kiba ari. Ese igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yari cagaguye bangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari iki? A. Inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A. Ni inzira y'abanyamaguru cyangwa ni B. Ni agahanda k'amagare. Se ni C. A na B byose ni ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyo gice kiba ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B. Agahanda k'amagare. Hano igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yari cagaguye bangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari igice cyahariwe agahanda k'amagare. Igisubizo ni B. Ni agahanda k'amagare. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri ino channel, ukaba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya umunsi ku munsi, kandi nkeka ko ayo masomo ku muntu ushaka kwiga ari ay'umumaro, ndagusaba gukora subscribe, wibuka gukanda like, kandi ntibagirwe comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 20 byateguwe, kandi wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Datinze n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Se amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ingana iki? A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. D. Metero 250. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni metero 100 cyangwa ni B. Ni metero 200. Ese ni C. Ni metero 150 cyangwa ni D. Metero 250. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni C. Metero 150. Nibura amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150 kugira ngo nyine ubashe kureba umuyobozi n'icyerekezo agiye kuganamo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Aya matara agomba kugaragara nibura muri metero 150. Datinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se cyubonye mu bibazo kikubwira iki? A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Se ni A. Komeza imbere gusa cyangwa ni B. Aho guhagararamo kunyuranaho imbere. Ese ni C. Aho guhagarara umwanya munini cyangwa ni D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Ese iki cyapa kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Komeza imbere gusa. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa bitegeka, kigutegeka gukomeza imbere gusa, nta handi ukatiye utagiye iburyo cyangwa ibumoso.
bivuze ngo mu gihe ukibonye cyangwa se ubundi baba banditseho ngo ni ugukurikira icyerekezo gitegetswe. Rero icyo cyerekezo gitegetswe muri kubona ko ari icy'imbere nyine, niyo mpamvu hano baba bakoresheje aya magambo komeza imbere gusa. Ni ukumva ko nyine ni icyapa kigutegeka nyine. Ibyo bitegeka biba biri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, komeza imbere gusa. Nkwibutsa ko waza kumpamagara kuri nimero ndashyira ku musozi wa video cyangwa se ukanyandikira nkaba nagushakira code. Datinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Si iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyegare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Se ni A, naho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, cyangwa ni B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Ese ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, cyangwa ni D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese iki cyapa kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ukimara kubona ko iki cyapa kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru cyangwa se ibirango mu ibara ry'umweru, uhita umenya ko ubundi icyo cyapa kiri mu byapa bitegeka. Rero hano uhita utangira gushaka interuro cyangwa se igisubizo kirimo ibintu byo gutegeka, ukabisanisha n'ibiri mu cyapa kugira ngo ubone igisubizo cya nyacyo iyo utaruzi icyo cyapa. Nk'iki ngiki muri kubona ko harimo abanyamaguru ndetse hakazamo n'igare. Rero gitegeka inzira y'abanyamaguru n'abanyamagare cyangwa se n'abanyegare. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Datinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Mbere yawe ndagusaba gukora subscribe kugira ngo udasoza video utari wayikora, kandi ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya uko gukanda like, kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, kandi wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kibi gutwaye. Datinze n'ikibazo cya 20. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Ese iyo nta mategeko ugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, uwo muvuduko ungana iki? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, kilometero 60 mu isaha, cyangwa ni B, ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C, ni kilometero 25 mu isaha, cyangwa ni D, ni kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuvuduko ungana iki? Twandike hano igisubizo ni A, kilometero 60 mu isaha. Hano iyo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuvuduko ungana na kilometero 60 mu isaha. Ese ugize amanota angahe muri ibibazo 20 byateguwe? Ndagusaba ko yandikira muri comment. Nkamushimira mu munsi twabonye ko video itangiye kugera isoje, wowe wanyumviye ugakora subscribe, ugakanda like, ukibuka gusiga comment, ndetse ukaba ugiye no kwisangiza inshuti zawe cyangwa se kwishyira kuri WhatsApp yawe. Imana ikomeze kuguha umugisha. Jya mubana umunsi ku munsi. Nitwa Jemove. Ushaka kode wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa se ukampamagara nkaba nagufasha. Reka rero duhurire muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.